Muraho tubanje kubasuhuza mwe mwese mudukurikiye kandi tubashimira kuba mwafashe umwanya wanyu mukadukurikira muri iki kiganiro cy'amategeko. Iki ni ikiganiro cya mbere kibimburira ibindi byinshi bizibanda ku itegeko rigenga umuryango n'abantu. Uyu munsi twahisemo guhera ku muntu hanyuma tukazarebera hamwe ibirebana n'umuryango ari wo muntu akomokaho. Twese nk'uko tubizi kuva kera na kare umuntu afatwa nk'umutware uyoboye ibindi biremwa byose byo kuri iyi sanzure ndetse no ku isi hose. Haba abanyamadini ndetse n'abafilozofe n'abandi banditsi batandukanye niko babibona. Gusa icyo batemeranwaho na inkomoko y'uwo muntu. Bamwe muri bo bavuga ko umuntu yaremwe n'Imana, ubwo twavuga ku birebana n'amadini. Abandi bakavuga ko yabayeho ku bwa kamere, aho yabanje kugira imiterere nk'iy'inguge akagenda yiyuburura kugeza ahindutse umuntu uteye nk'uko tumubona muri iki gihe. Nanone muri iki kiganiro turibanda ku ruhande rw'abemeramana bemera ko umuntu yaremwe n'Imana, hanyuma tuze kurebera hamwe icyo amategeko amuvugaho. Ariko mbere y'ibi byose turabanza turebere hamwe umuntu icyo ari cyo. Ibi bishatse kuvuga ko muri iki kiganiro twibanda ku birebana n'uko umuntu yaremwe, naho uko yagiye ahindagurika ibirebana na evolution byo ntabwo tubitindaho. Reka turebere hamwe noneho mbere y'ibindi byose igisobanuro cy'umuntu. Kugeza ubu nta gisobanuro nyacyo wabona cy'umuntu, ariko abanditsi benshi bamusobanura bavuga uko ameze. Bamwe bavuga uko ateye, abandi bakavuga ibyo ashoboye ndetse bakavuga n'ibyo yemerewe. Ahanini bimutandukanye n'inyamaswa hamwe n'ibindi biremwa. Reka duhere kuri dictionary.com aho bagira bati a person is a human being whether an adult or child. Bivuga ko umuntu ari ikiremwa muntu, yaba mukuru cyangwa se umwana. Iyo turebye muri larousse.fr ho bagira bati une personne est un être humain sans distinction de sexe. Bivuga ko mu kinyarwanda ko umuntu ari ikiremwa muntu hatitawe ku gitsina, yaba ari igitsina gabo cyangwa igitsina gore. Naho kuri Centre National de Recherche Textuelle et Lexicale cnrtl.fr yo bavuga ko umuntu yahabwa igisobanuro cy'umuntu utekereza kandi ubana n'abandi. Bo bakanongeraho ko afite ubwenge bwo gukoresha ububasha n'imbaraga kamere bimurimo, ndetse akaba ashobora no kuyobora ibindi bintu n'abantu, pouvoir de diriger. Ibi nibyo bimugira umuntu bikamutandukanya n'inyamaswa. Naho internaute ku rubuga rwayo l'internaute.fr iragira iti ikiremwa muntu ni ikiremwa kiriho cyangwa se kizima kiba mu muryango w'ibindi biremwa muntu. Barashaka kuvuga ko umuntu abana n'abandi. Umuntu atandukanye n'ubundi bwoko bw'ibiremwa haba mu buryo agenda yemye ku maguru yombi. Ubu aha internaute irashaka kumusobanura ukuntu ameze, agenda ku maguru yombi. Mu gifaransa ibyo bise déplacement bipède. Imvugo ye n'amagambo yumvikana, son langage articulé. Amaboko ye ashobora gufata ibintu neza. Murana umuntu ashobora gufata ibintu, ntabwo ko umuntu n'inyamaswa ntabwo zifite amaboko ngo zifate. Aha bakavuga semi prehensile. Ndetse n'ubwenge bwe buteye imbere, son intelligence développée. Aha niho nibyo bagerageje gusobanura umuntu icyo ari cyo. Muri make abanditsi n'abandi bahanga batandukanye icyo bahuriyeho ni uko umuntu ari ikiremwa gitandukanye n'ibindi biremwa. Ibyo bakabishingira kuri ibi bikurikira. Bavuga ko umuntu azi kubana n'abandi, umuntu arusha ibindi biremwa ubwenge ndetse we aranatekereza, ibi bikanatuma ayobora ibindi biremwa bisigaye ku isi. Bakanahuriza ku buryo ahagaze, ntabwo yunamye, agenda yemye, ntabwo agenda yububa nk'inyamaswa tujya tubona, cyangwa ngo agende ataragurika. Kuba ashobora kuvuga neza akoresha amagambo yumvikana kandi asobanutse. Ibi ni ibyo abo banditsi bose twavuze haruguru bahuriraho. Ibi rero bituma twibaza uyu muntu ikiremwa kiruta ibindi cyaturutse he, gikomoka he? Bikatuganisha ku gice cya kabiri aho tugiye kwibaza ese umuntu yavuye he, yaremwe nande? Nk'uko twari twabivuze haruguru ku bemeramana cyangwa se abanyamadini bemera ko umuntu yaremwe n'Imana. Ibi tubisanga muri Bibiliya. Intangiriro umutwe wa mbere umurongo wa 26 kugera ku wa 31. Turasubiramo muri Bibiliya intangiriro umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 26 kugera ku wa 31.
Imana iravuga iti, aha tugiye gusoma, noneho duhange umuntu mu ishusho ryacu, mu misusire yacu, maze ategeke ifi zo mu nyanja, ibiguruka byo mu kirere, inyamaswa zitungwa n'izo mu ishyamba, n'intondagizi zose. Nuko Imana irema umuntu mu ishusho ryayo, imurema mu ishusho ry'Imana, ibarema ari umugabo n'umugore. Imana ibaha umugisha, irababwira iti, nimwororoke, mugwire, mukwire isi yose, muyitegeke, mugenge ifi zo mu nyanja n'ibiguruka byo mu kirere, n'ikizima cyose cyikurura ku butaka. Imana iravuga iti, dore mbahaye icyatsi cyose cyera imbuto ku isi hose, n'igiti cyose cyeraho imbuto zifitemo umurama, bizaba ibiryo byanyu. Inyamaswa zose zo mu gasozi, ibiguruka byose byo mu kirere, icyikurura hasi cyose, icyifitemo ubuzima cyose, mbihaye ibimera bitohagiye ngo birishe. Nuko biba bityo. Imana ireba ibyo yari imaze gukora byose, isanga ari byiza rwose. Burira buracya, uba umunsi wa gatandatu. Ibi ni byo dusomye byo muri Bibiliya, ariko si Bibiliya gusa na Korowani. Ubwo tugiye mu birebana n'imyemerere y'idini ya Islam, nabo bemera ko umuntu yaremwe n'Imana. Aha ndabanza nisegure kuko jye ntabwo nzi Icyarabu, sinashoboye kubisoma, ariko mu bushakashatsi nakoze nifashishije urubuga rwa internet rwitwa islamhouse.com, bakaba barabishyize mu rurimi rw'Ikinyarwanda. Aho niho nabashije kumenya ibirebana n'iremwa ry'umuntu nk'uko biteganywa na Korowani. Aho turasanga, ndagerageza gusoma, naho haragira hati, Allah niwe waremye ibirere n'isi n'ibiri hagati yabyo mu minsi 6, hanyuma aganza hejuru ya arshi. Bisoma nabi muranyihanganira. Nta wundi murinzi cyangwa umuvugizi muzagira utari we. Ese ntabwo mwibuka? Ayoborera mu kirere gahunda zose zigana ku isi, maze zikazamuka zigana iwe mu munsi umwe ungana n'imyaka 1000 mu yo mubara. Uwo ni ukuvuga Allah, ni umumenyi w'ibyihishe n'ibigaragara, umunyacyubahiro bihebuje, Nyirimbabazi. We watunganyije buri kintu yaremye, akanatangira iremwa ry'umuntu utaruriho, amuremye mu ibumba. Hanyuma agena ko kororoka kwa muntu bizabaho binyuze mu mazi aciriritse. Maze aramutunganya, amuhuhamo roho imuturutseho, abaha kumva, amaso n'umutima, ariko ni gake mushimira. Hano turasubira inyuma ahantu bavuze bati, hanyuma agena ko kororoka kwa muntu bizabaho binyuze mu mazi aciriritse. Mu dukubo basobanura ko ayo mazi aciriritse ari intanga. Ibi ni byo twasomye kuri rwa rubuga twavuze rwa islamhouse.com, aho tureba iremwa ry'umuntu nk'uko riteganywa muri Korowani. Nyuma yo kubona ibi bintu byose, aho umuntu akomoka, kuko iki kiganiro ari cy'amategeko, twabanje gusobanura umuntu uwo ari we, uko abanditsi banyuranye bamuvuzeho, abashakashatsi, tujya muri Bibiliya, tujya muri Korowani. None rero tugiye kwibaza, uyu muntu tugiye kuzibandaho tuvuga kuri iri tegeko rigenga umuntu n'umuryango, uwo muntu amategeko amuvugaho iki? Tugiye ni nko kubatera amatsiko, tuvuge mu magambo make icyo umuntu amategeko amuvugaho, noneho mu buryo birambuye tuzabivuga mu biganiro bikurikiraho. Mu mategeko y'u Rwanda, umuntu asobanurwa nk'ikiremwa muntu ku giti cyacyo, gifite ubuzima gatozi bwihagije kandi cyemerewe kugira uburenganzira n'inshingano. Uretse iki gisobanuro, amategeko anagaragaza ko umuntu ari uw'agaciro, akwiye kurindwa no kubahwa, kandi ubwisanzure n'umutekano bya muntu byubahirizwa na leta. Ibi ngibi ni amategeko y'u Rwanda abiteganya ko umuntu agomba kubahwa, akarindwa, kandi leta ikaba ifite inshingano zo kumurinda. Ikindi ni uko amategeko agaragaza ko umuntu afite ibyo yemerewe, uburenganzira ndetse n'ibyo asabwa kubahiriza, ni ukuvuga inshingano. Ibi byose tubisanga mu mategeko anyuranye. Itegeko risumba andi tureberaho mu Rwanda ni itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ryo mu mwaka wa 2003 ryavuguruwe muri 2015.
Tubisanga kandi mu itangazo mpuzamahanga ryerekeye uburenganzira bwa muntu ryo kuwa 10 Ukuboza 1948. Turisanga nanone mu itegeko rigenga abantu n'umuryango, ari naryo tuzibandaho tuvuga ku mategeko areba umuntu n'umuryango. Nk'uko rero mubyibuka, twabonye ko amadini atandukanye yemera ko umuntu yaremwe, ariko haremwe abantu babiri gusa. Twese turabazi, ntawe utabazi, ni Adamu na Eva. Aho rero twakwibaza aho abandi baturutse. Turabizi neza twese, ntitubishidikanyaho ko aho abantu bakomoka, kororoka nk'uko twabibonye muri Bibiliya, tukabibona muri Korowani, kororoka kw'abantu haremwe abantu babiri, ariko abandi bagenda bavuka kuri abo. Ni ukuvuga ngo umuntu arabyarwa, umuntu aravuka. Niyo mpamvu mu rwego rw'amategeko tugiye kuzarebera hamwe ese ivuka ni iki. Ntabwo tubivuga muri iki kiganiro nk'uko nabivuze haruguru, tuzabirebera hamwe mu kiganiro cy'ubutaha, ubwo nacyo tukaba tubararikiye kuzagikurikira. Njye nari Kayigi Kajuga Leon, murakoze naho ubutaha.